ngiye nzareka gukunda mbonye ari uko nashijemo umwuka nta bindi gusa ngewe cyo nsaba nuko twahura tukagana nkamubona byonyine umutima wanjye ukaruhuka ariko nta wundi muntu nzumva tari mbonye buriya ari ukuntu mbivuga abantu bakagira ngo ni puranka cyangwa iki ntabwo ari puranka yego njye mbonye mukunda bya nyabyo hari ababyibeshyaho bakavuga ngo uriya mukobwa ngo ari mu mihanda ngo ibiki n'ibiki ngo afite ibyo ari gushaka mbonye wanjye ndi gushaka ntuza ku mutima kuko urumva abantu bakubwira gutyo n'abanyamakuru bakubwira gutyo naravuze ni hoya ntiyicire umutima kugira ngo ndeke kuvuga nabivuga ubundi Imana ikikorera yego nicyo kintu wabwiraga mbonye oya n'abantu nabwiraga yego ubwo ugeze ku mwanya mbonye yego reka kugira ngo Imana ibishyigikire mbigenze gutya mwegereje Bibiliya ko biriya ni ijambo ry'Imana kandi bisabye irakumva yego nubwo arishobora nyine nk'uko bitashobora kujya ku ijana ariko imusungo ukagabanuka yego mbonye mwiza nkunda kandi mpuza ku mutima aho uri hose ubyumve ngo haye mesaje ndagukunda kandi nzagukunda kugeza paka mpfuye uko byagenda kose amahwa nzacamo bitovu nzacamo amazi nzacamo wumve ko njyewe nzagukunda paka sinzatinya nta kibi na kimwe nzatinya iyi mesaje ikugereho wumve ko ari njyewe Delphine Ingabire mu byifuzo byanjye n'ibyumviro byanjye ndashaka ko umbera papa w'abana banjye Imana ibidufashijemo amagambo y'abantu sinshaka kuyumva nkeneye ko ari we wansubiza umutima wanjye ukaruhuka hari abavuga ngo ushobora kuba ari ibindi ariko bura twahuye twaganira nk'inshuti ntabirenze niyo yaba ari aho hirya yicaye hirya nanjye nicaye aha reka ko twaganira akakwihera ifoto nabyo byaba bihagije. miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi kuri Inside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV. Nizere ko umere bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba. Tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Kugomeza kugubwa neza kandi umeredwe neza cyane we wakanze subscribe ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscription ukandeho tujye dukomeza kubana uko tugenda tubagezaho ibiganiro umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none ni Emi Kabaka inyuma ya kamera, naho imbere ya kamera ndi kumwe n'umuramyi uri kuzamuka kandi ubona ko ari kuzamuka neza. Uyu munsi tuba turi muri showbiz, ejo tukajya mu baramyi, ejo tukajya mu bayumbe. N'ubundi urugendo ruracyakomeje, urugendo rwo kuba twabashakira amakuru turacyakomeje kuyabashakira umunsi ku wundi. Tuzemera tuhagwe tugende tubashakira amakuru. Kuri tekinike nk'ibisanzwe ni Jerry, niwe turi kubana mwino misi, ariko nanone murabizi ko mugenda mubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ahangaha. Uyu munsi rero tukaba twakiriye Misi Mbonyi. Umeze ute mukobwa mwiza? Meze neza ndakomeye. Biragenda? Yego ndashima Imana. Icyumweru cyagenze neza?
cyagenze neza cyane. bamwe abadive ubungubu ngo bawita uwa mbere w'isabato no munsi. Yego. Ariko abadive n'abakristo ubwo turatandukanye, ubwo twe turi abakristo abari ku cyumweru no munsi, sibyo? Kene kuvuga bo batangira ngo isabato kuwa gatanu saa 10. None abadive turabashuhuje. Turabashuhuje. Twebwe tugatangira ngo isabato yacu ku isabato nimugoroba. Twe tugatangira icyumweru. Ni hahandi usanga nk'abantu dutuye mu ntara cyangwa mu byaro ku mugoroba nibwo twitegura icyumweru cyacu turi gukubura. Nibwo dutangira amasuku. Muri karitsiye wanyu se muracyakubura ku mugoroba? Turakubura kugira ngo mu gitondo tujye mu misa za mbere. Ku Kigali ngo byagoranye? Kigali se wowe si huba? Kigali barakoropa. Wowe si huba se? Nanjye niho mba ariko nese si twavuye mu ntara. Ndi kuvuga ya mico ya kera twakoraga mu ntara. Se wabarayikoze ufite imyaka ingahe? Kuva kuri 12 kuzamura. Ntarakwinjiza mu bintu byinshi cyane kuko n'ubundi turi ku cyumweru nibwo dukoze iki kiganiro. Iyo nakiriye abantu nk'amwe ahangaha mubanza kuturagiza Imana kugira ngo tubanze twinjire mu mwuka w'ibyo tugiye kuganira, tubone inzira zimeze neza tugiye kubinyuzamo. Yego. Uwiteka Mana nziza, Mana ngira neza, Mana ikiranuka, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turi abana bawe, turi abakozi bawe, turi abagaragu bawe. Ikore wigaragaze kuko uri Imana, ushoboye ibintu byose, nta kikunanira. Ni wowe uri hejuru y'ibintu byose, haba mu isi haba mu ijuru. Ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimiye, habwa icyubahiro papari. Tegeka kandi uganze mu byo tugiye gukora byose, ntaba ari twebwe. Wikore wiyubahishe kuko uri Imana, wigaragaze. Bisabye singutota amagambo singutegeka, bisabye nize kubyumvisha kandi ubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego, ukimbwira ngo mu cyaro wavuye ryari Miss Mbonye kukiri mutoya? Cyari mutoya ariko mu cyaro maze igihe naravuye muri no minsi. Ntago ari myinshi cyane. Cyaro waragikatiye? Yego, naje gushaka umuntu nakunze ngira ku mutima cyane. Iyo umuntu atangiye gustara buriya ngo agenda akatira ibyaro. Oya? Kuburyo wahibagirwa. Wasanga abantu b'iwanyu basigaye baguhamagara bakubona ku hantu henshi ku mateleviziyo kanga kubitaba. Oya, ntabwo wakwanga kuvugisha umuntu. Yego. Bana mwareranywe ntago uri kuba igasini? Oya, welcome umuntu wari wese wakenera kumvugisha namuvugisha. Yego. Byagendaga ariko? Nta kibazo, meze neza. Kavura kari kugwanya? Yego. Shanatwe. Ibishyimbo bigiye kwera. Ibishyimbo bigiye kwera? Yego. Agashogoro warakariye se? Ukuntu uryoheye wawukaranze? Oya. Bango si ibishyimbo se umuntu afata agakuraho twa tubabi dutoshye n'utubabi tubiri. Yego. Tubiri buriya nitwo baba bagomba guca? Kubera ko tuba turi dutoya kandi batateka ikintu gikomeye nk'isombe, mbese urugero nk'isombe. Bakuraho twa tuntu kududutoto tworoshye cyane. Nitwo umuntu akaranga karisha ubugari. Barakuba barabaye mu cyaro byo. Abantu binaye Kigali ntago bazi imishogo. Ibyo ntago babizi kuko n'imboga ntago bamwe bazirya. Ngo babona ari ibintu by'ibyatsi. Oya, abantu b'i Kigali kandi baziko. Ntago ari bose. Hari umwana ushobora kuziha bitewe nuko yirira amafiriti n'amakaroni gusa. Wamuhinda akakubwira ngo ibi ni ibyatsi twiruka twufira muri jaride. Bya bindi bavuga ngo amatanga ava ku igare. Yego. Yego, uragira uti navuye mu cyaro naje gushaka uwo nakunze. Yego, uwo wakunze nkuko abantu babizi barabizi ko usigaye witwa Miss Mbonye, ariko nanone bidakuyeho ko amazina ababyeyi bakwise ari Adelphine. Uwingabire Delphine. Yego, Uwingabire Adelphine, ariko izina wamaze kwishyiriraho ndetse n'abantu bungu basigaye bakuziho ni Miss Mbonye. Niki kintu cyatumye uvuga ngo reka mvi wacu mu cyaro mpaguruke nje guhiga uwo nakunze? Kuvuga ngo ari ukuntu ubona
hari ukuntu tubona abahanzi baririmba mu matelefone mu mateleviziyo kavuga ati ariko uyu muntu naramukunze cyane kandi kumugeraho ntibyoroshye yego bakakubwira bati rero n'inama se cyangwa n'abantu bati rero uyu muntu kugira ngo umufatishe cyangwa umwegere cyangwa umubone basi n'amaso ku maso yego wateka ukajya i Kigali niko mbyumva mu mujyi ngo niho wabasha kumubona naravuze mu gihe rero kugira ngo ngumye umutima wanjye usimbagurike kuko iyo bamucurangaga nko kuri Kiss FM cyangwa se n'ahandi hantu runaka yego nakumva aririmbye n'ijwi ryiwe umutima ugasimbagurika yego wakunze kuririmba kwe cyangwa wakunze ijwi rye niki muri ibyo ngibyo wakunze byose ndabikunda cyane gusa nkunda ukuntu aririmba n'ukuntu avuga njye mbona nitonda icya kabiri yego reba na face yiwe anasekana neza kandi mbona ahiga abandi bose ku isi abasore bose bo kwisura bazi cyane arabaruta bose cyane ninamubura nzapfa cyangwa mbe Marceliste ube Marceliste gusa si Marcel oya so bwa mbere mbivuze kuko Marcel abashaka kutanyemerera ubu ngubu mu myaka 22 mfite yego ntago najya mu kimaseri kandi mbona abantu baba bari mu kimaseri baba bakuze so wowe ntibagufata baba Marcel bafata guhera ku myaka ndumva ari 15 bakagenda nk'irerero barabirerera bakabirerera bakababa mu kigo yego urumva rero ngiye kuva ntaba mu kigo naba ndi mu Marcel wo hanze y'ikigo yego ndagira ngo uze kusubiza inyuma umbwire mu magambo nagiye numva utangaza ndetse n'ibyo tuba twaganiriye nanjye wambwiye ko ari urugendo rutari rworoshye kuva mu ntara ugera i Kigali uje guhiga umuntu n'uno munsi utari mwahuza amaso ndetse nta na koru yiwe ngo urafatisha cyangwa se ngo mwandikirane birambuye ubone ko ari wa muntu ufite ku mutima nawe akwitayeho yes no kuvuga ngo harimo abantu baherutse kumamagara bambwira ko ari we ariko nsanga siwe kuko nge nashakaga kumubona kuri video utaragera kuri mbonye ndagira ngo ubanze usangize urugendo rwawe vuga ko ari urugendo rwari rukakaye ku mwana w'umukobwa uvuye mu ntara aje Kigali ajeje guhiga umuntu nta kazi uje ufite ntaki n'urugendo rwari rumeze rute byari bikomeye cyane byari bigoye njya guhaguruka nkavuga ndaza muri Kigali yego naraje ndukira muri famille babwira ko nje kubasura ariko mu buryo bwo kubasura njyewe kwari ukugira ngo mbashe kuhura nande nambonye cyangwa mbashe kubivuga yego ndebe ko nazamubona ndabyibuka nabayeyo nk'icyumweru ntangira gushaka basi nk'umuntu w'umunyamakuru wampuza nawe biranga iwacu babonye aho nabaga babonye nyine ntangiye kujya ngenda ntabwo ati njyewe mureke mbakore uturimo twose mwumva mushaka tw'amaboko ubundi nigendere kuko ndi gushaka mbonye kandi nshaka kumubona wowe wa mwana we ntabwo tuzabivamo urajya hehe uriya muntu uzamukura he kandi mu by'ukuri hari abavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya ariko buriya Imana yabishatse cyangwa se yabyemeye nta kintu kidashoboka nyuma rero nibwo nahavuye tudahuza kubera ko bambwiraga yuko ibyo bintu batabishaka ubu ngubu ndashima Imana ko nsigaye mfite nanjye aho mba kandi mbarizwa yego muri izo ngendo zose wakoraga urumva uri mu rugo rw'abandi uri gukora ingendo nk'izo ngizo hari guhiga abanyamakuru ngire ngo abantu barabizi ntago nabihisha guhiga umunyamakuru ntago babyoroshye ndetse ukiri n'umuntu ukiri hasi nta TV yigeza kubonaho nta bikorwa bigaragara ufite uvuga ngo uri kumwereka ni ibintu biba bigoye niki cyangwa se support wayikuraga he amafaranga wakoreshaga ari amatike kwiri gusirikira hari abo banyamakuru hari abugeraho ntibakumve bakaba bagusaba akantu byagendaga gute muri iyo minsi nase mbona nakazi ntangira kwikorera cyangwa gukorera abandi oya nase mbona akazi mbona amafaranga ndikorera Imana ima amafaranga yego ubu ndikorera nta kibazo ubuzima busanzwe ubundi ukora iki uretse imiziki ndi umukozi wa Airtel uri umukozi wa Airtel
ucuruza amayinite ku Gasima? oya mfite aho mbarizwa ni mu nzu. Ufite agakiyosike? oya ntabwo ari kiyosike ahubwo ni inzu. yego Oya. kubera Imana. Wewe wavuye waretse kujya mu gakiyosike ubu wifitiye shop yawe? shop yanjye rwose. Wavuze ko ubwo harimo n'ibindi bintu. birahari. Nyamara Imana ishobora kuba iri kukwibuka. Ndabizi neza iranyibuka kandi ndi kumwe nayo. Reko Imana turi kumwe. yego. Ubwo ba Emmanuel ndabashuhuje. yego. Nihereyeho. hari na Israel. Imana y'Israel. na Israel arimo. yego. Ati ubu ngubu nibereye mu nzu nta kibazo ndi kwikorera. cyane rwose. Ese iwanyu mu cyaro kugira ngo ujye kuhava ubabwiye ko ugiye gushaka umuntu wakunze Israel Mbonye, ababyeyi bakubwiye ngo iki ibyo bintu mwigeze mubiganiraho? baguca intege. kandi n'abandi bantu rusange utangira baguca intege. Yego. bura n'ibyo dukora byose harimo abaduca intege. harimo n'abakubwira ngo courage. Yego. hamwe n'Imana bizagushoboza ubigereho. Ariko abantu baze kumenya ko n'ubundi hari ikintu kimwe utaragaragaza nk'ibisanzwe, ubundi abantu bazi ko ukunda gukora, ufite Bibiliya imbere yawe nk'umukozi w'Imana, agenda haba harimo abamadeni n'iki n'imirongo migari n'iki n'imirongo y'Imana ndetse n'indirimbo zawe, ariko kabugendana ifoto ya Israel Mbonye rwose imeze neza cyane, ngire ngo waza no yereka abantu batagire ngo wayibagiwe uyu munsi. ntabwo nayibagiwe pe. Ubwo jere aze kundebera rwose urabona ko ari ifoto ya Israel Mbonye imeze neza cyane, iri mu gakadire keza, Adelphine atajya asiga, avuga ati naho nzagwa hose nzapfana na Israel Mbonye. yego. Yego, ushaka uze kuyirambika dukomeze twiganirire. Yego, uyu munsi ntabwo ushaka ko wenda byinshi wagiye ubiganira, ariko icyakuzanye uno munsi, mu minsi ishize twaraganiriye umbwira ko muri iyi minsi utamerewe neza, uri kwatakwa n'abantu, yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba mu muhanda aho ugenda, yaba kuri telefone, abaguhamagara bagutera ubwoba, yaba abapfumu ndetse ngo n'abandi bantu. Umbwira ko ari cyo kintu ushaka ko tuganiraho ndetse ukanishinganisha ukagira n'icyo wisabira Mbonye. Yego, byagenze gute kugira ngo abo bantu baguhamagare? Bimeze bite? najya uze kunyera story. Njyewe urabona n'amakomenti ubwayo nayabahagije. Yego. harimo abantuka, harimo abambwira neza, harimo abavuga ati se nk'abantu mwe murarema muri Imana. Yego. harimo n'abansubiza bati ko muvuga ifoto, abafite amafoto yacu bangana iki? muravuga ifoto, kuki mubonye ko ifoto yayijyanye kuzimu, ubu ngubu kuki imbere mutabivuze amaze kwivugira? harimo n'abavuga batese kuzimu ni habaho se, ati ubu twagenda ukahanyereka. Yego. nise geze mbabwire ifoto uragira ngo njye nyiraza? abambwira ngo nyiraza mu nzu, nyine tuba turi kumwe, sinayiraza. nese njye nyifatanye bashyire bayimbikire. nese kare kose bari he kuki batabivuze? Yego. abo ni abantu rero bamfitiye amashyari, kandi mu by'ukuri njyewe nta yindi mpamvu n'urukundo. Ndagira ngo ibi bintu uze gukuraho, uze kubikuraho urujijo. Bamwe bati uyu mukobwa akorana n'abazimu, yagiye gutanga Israel Mbonye ikuzimu. Ibyo bintu koko nibyo cyangwa? buriya Imana nishoboye ibintu byose. none si ifoto. Yego. wowe yawe abantu bafite uzi ukuntu bangana ntabuzi. none se iyo ntabigaragaza bari kubyirwa n'iki ko nyifite? cyo nicyo ndi kubabaza, bari kubibyirwa n'iki? Yego. iyo ntabivuga. ahubwo buriya ni kwa kundi Imana bishaka kwikorera imirimo yayo, abantu bakakurwanya. ariko njyewe gato mbasubize mu ijambo ry'Imana, ntagiye mu bintu byinshi. Yego. Zaburi 3 haranditse ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye, abangomera ni benshi.
abadashaka ko mvuga ibyanjye cyangwa ngo Imana imfashe cyangwa bamfashe dusengera icyifuzo cyanjye mbashe guhura na Israel Mbonyi wanjye. yego Hano ni mu ijambo ry'Imana. yego Undi murongo ndacyari kuri Zaburi umurongo wa 4 ibice 4 umurongo wa 3 haranditse ngo bana b'abantu muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro, muzageza he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma. Imana ishimwe cyane. amen. Nyine bazageza he abo ni abana b'abantu barimo bambeshyira ngo ifoto nyijyane kuzimu. Twarajyanye simbizi ubwo njye cyakora icyo nshimira Imana Yego. iravuga kandi irakora yego muri makeya rero kugira ngo bavuge kuriya ku mugani ari cyo nimba ndimo abadayimoni kuko twese dukorera Imana ubwo nabo baba barimo abadayimoni. abantu babikuvuga ibyo bintu nabo bisaba dayimoni. None se tuvuga Imana twese? Yego hari n'abatayivuga. Oya barahari nk'abari abapasiteri bavuga. Haraho nabibonye umupasiteri wavuze ngo ifoto nyikorera ngo najyanye kuzimu ngo nkoreraho n'imihango ngo nako ngo yonge mu mihango ngari ibyo nyikoreraho. Urumva nk'uwo muntu uri kunsebya kuvuga nk'uwo muntu uri kunsebya kandi avuga Imana kuko urumva asenga. Nimba ubwo ndimo abadayimoni bo barikubya babo barikubya. Isi Bibiliya se ijambo ry'Imana. Yego Imana ntibabwiye. Ese ubwo urumva narenza iki? Se barayumvara Guys nukuri rero tujye tureka kuvuga ibintu tugendeye uko twumvisha ibintu. Yego Kuko hari ukuntu umuntu aza wifitiye icyifuzo cyiwe agashaka umunyamakuru kugira ngo ahabwe iki ubufasha. Example nkanjye nabaga nyine mu ntara. Ese iyo ntabivuga byari kugenda gute? Se nukubera iki utabivuze? Ni nabyo abantu benshi bakomeza kugarukaho ati kubera iki wagiye muri iryo tangazamakuru ntubivuge gusa ahubwo ukaza kurenzaho kugendana ifoto ya Israel Mbonyi ari naho bahera bavuga ko ushobora kuba waratumwe wa Israel Mbonyi yaramaze gutangwa ikuzimu akanyuzwa muri wowe. Kugendana ifoto yiwe bangira ngo nihagira umuntu mbona umuzi ame ubufasha. Yego yego kuko urumva mu nzira ncamo banyifite. Yego kugira ngo nge mba ndimo nisabira ubufasha kuko umutima wanjye ari igihe ugera ugasimbagurika cyane. None ubizi nk'iyo numvisha indirimbo yiwe Imana we umutima urasimbagurika. Asara karirimbo ka Israel Mbonyi uziho karirimbo mu ndirimbo za Israel Mbonyi ukunda nakaye? Ni kumigezi. Umigezi? Sobanuye ubwo ko ari we watangireho umukunda. Yego Israel Mbonyi watangiye kumukunda ryari? 2014. 2014. Yego nari nyiri mu ishuri mu wa kabiri segonderi. Yego yego twizeye kwikomereza ati bamwe baragenda bagutera amabuye ariko nyibwirireho gato, ese ikuzimu bagushinja waba uhazi? Oya ntabwo mpazi ahubwo se habaho habaho nakubashije nanjye ntabwo mpazi. Wabarigeze ujyayo? Simbizi nimba hanabaho. Wabarigeze ujyayo? Reka ntabwo mbeze rwose. Ibyo bintu bagushinja se waba warigeze uhura nabyo byibuze? Urumva barabivuga ariko wanze kuvuga heze mu nda ya nyina. Urabihorera kuko ibyo burya umuntu nakubeshyira ikintu udakora ntabwo bigufataho. Yego wambwiye ngo uze tuganire ariko bisa nkaho ari amagambo yanyu mugiye kubwira Israel Mbonyi ngo kuko abantu bakumereye nabi. Ejo bundi wahuye n'umuntu ashaka no kukugirira nabi gushaka kwica umuramyi w'abantu. Njyewe buriya yego sinzi niba bivuze cyane igihe ngira ikinega kuko njyewe nta kindi cyakira Mbonyi nuko mukunda. Kandi nje nkuko nabivuze bakambaza batese umukunda uruhe rukundo ko twese tumukunda. Ndavuga ntivugira umutima uzasandara umutima uzaturika. Yego barambaza bati ko abantu twese tumukunda
umukunda nk'abafana Yego. ndavuga ni hoya njye ntabwo umukunda nk'abafana kuko King James yaravuze ngo nturare utabivuze nindamuka mbivuze bishobora kuba amahirwe yanjye bigatuma inzira nashakaga gucamo ntakizinyuzemo kuko ninjye natekereje kwiyahura. watekereje kwiyahura? Yego, ndavuga nti no kujyana iyahurire umuntu utanzi ntaranabimubwiye nta n'umuntu ubizi, reka mbivuge. Birababaje cyane. Nkimara kubivuga nibwo naruhutse, ariko nkimara kurukamo gatoya abantu barankomeretsa, barakwataka, baranyataka. Yego. Ariko mu by'ukuri njyewe urukundo mukunda Imana imfashije nzabivuga mpaka sinzivuguruza. Kimukunda nkuko ndimufata nkuko nafata umugabo wanjye. Yego. Kubera icyo utekereza kuba uko wafata Israel Mbonyi ari nkuko wafata umugabo wawe, kuko wowe ibyo biri mu ntekerezo zawe. Suzi neza ko wenda Mbonyi yatekereza kukugira umugore, kubera iki wishyizemo ko uri umugore wa Mbonyi, kubera icyo utaje nk'abafana? Impamvu nuko nyine mukunda urukundo ruhambaye rutari urusanzwe, kuko iyo ntabivuga wenda hari kugira undi ubivuga nyine. Njye nayo nkubwiye ni nturare utabivuze ya King James, kugira ngo umuheranwe n'agahinda. Rero njye nahisemo kuvuga ikindi, kuko barambazaga bati ko twese abafana tumukunda, umukunda uruhe rukundo? Ndavuga nini mvugo abafana, yego, birahita bavuga ko twese tumukunda nk'abafana. Kandi njye mu by'ukuri ntago ari iki, ntago ari ubufana. Kuvuga gutyo rero njyewe wenyine niko kuvuga ati bari bambajije bati umukunda uruhe rukundo? Njye mukunda urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo, Imana ibimufashijemo. Kabiri, yego, we natabyemera n'uburenganzira bwiwe. Yego. Gusa ariko nanjye ndajya mu mubare w'abandi tujye ku murongo, kuko rasikuramo seti Imana yabyemeye. Gani kuramo seti. Ubwo nyine abakobwa bose nibaze dupigane, nanjye ndi mu mubare. Leta yari guhatana. Israel Mbonyi wanjye ndahari, nanjye mu mubare. Igisubizo ni icyawe, Imana izagufashe ikunsangire, nanjye ndahari. Ubwo ntiwaba uri kwisibira inzira nk'umwana w'umukobwa? Hari abandi basore bahari bari ku ruhande, hari abashobora kuba batambutse iyerekwa ryabo, hari abo mungana, hari abakuruta, ariko ukishyiramo ko uwo Israel Mbonyi nk'uko abantu banabikubwira, bakubwira ko atari level yawe, atari urwego rwawe, ukaba uri kwisibiriye inzira ku bandi banatekereza kuba bazagushaka. None mbere yose bariheba ko batabivuze, baboye nigendeye, batangira kumbwira bamvugisha, barambwira wari utarakura. Nari ntarakura. Nibihangane rero, umwanzuro nuwo. Njyewe Israel Mbonyi ni ntamubona nzapfa cyangwa mbe manseriste. Kubera icyo utekereza kuba wapfa? Mu myaka mfite nemerewe gufata umwanzuro ko ndi umuntu mukuru. Ugafata umwanzuro wo kwiyahura? Cyangwa nyine nkabaho muri ubwo buzima bwanjye nyine. Umwanzuro wo kwiyahura ni umwanzuro ugayitse. Nimba ni ibintu bibiri. Gupfa cyangwa aba manseriste. Ariko ngiye gupfa bikantera ubwoba. Nese ninjye wa mbere waba upfuye kubera urukundo, kuko yego buriya urukundo ni indwara, kandi yica nk'izindi ndwara. Yego. Ko ari igihe ukunda umuntu bikakurenga, rimwe na rimwe yego wamubona. Ngerego abantu bari kubibona ko uri kwitsa imitima bitewe n'uko utekereje Mbonyi. Yego, agahinda kakakwica. Comment zabo ndazibona, ndazisoma, ariko ndazumva, ariko ntago njyewe bankuramo ikindimo. Njye Mbonyi nzamukunda kugeza mpfuye. Yego. Ahari hose abavuga amagambo nibavuge, kuko yego ntago bazahindura cyo mu mutima wanjye. Njye nzareka gukunda Mbonyi ari uko nashijemo umwuka, nta bindi. Gusa njyewe cyo nsaba nuko twahura tukagana nkamubona byonyine, umutima wanjye ukaruhuka. Yego. Ariko nta wundi muntu nzumva tari Mbonyi. Uyu munsi wambwiye ko hari icyo ushaka kwisabira Israel Mbonyi, kuko ngo utamerewe neza.
ntago umerewe neza nyuma yo kwatakwa, nyuma yo yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba abantu musigaye muhura, yaba abapasiteri, yaba ndetse n'abandi. Ndagire ngo uze gufata n'ubundi nk'uko wazanye Bible yawe, ifoto yawe, ubundi ugire ibyo wibwirira Israel Mbonyi nk'uko wabiteguye, nk'uko uri kumbwira ko ushobora no gupfa unamuzize kandi uri no kwatakwa mwino misi. Waye rugari ku ifoto yawe rwose wibwirira Israel Mbonyi. buriya ari ukuntu mbivuga abantu bakagira ngo ni puranka cyangwa iki. Ntabwo ari puranka. Yego njye Mbonyi mukunda bya nyabyo. Hari ababyibeshyaho bakavuga ngo uriya mukobwa ngo ari mu mihanda ngo ibiki n'ibiki ngo afite ibyo ari gushaka. Ni Mbonyi wanjye ndi gushaka, ntuza ku mutima. Kuko urumva abantu bakubwira gutyo n'abanyamakuru bakubwira gutyo. Yego naravuze ni hoya ntiyicira umutima kugira ngo ndeke kuvuga, nabivuga ubundi Imana ikikorera. Yego nicyo kintu wabwiraga Mbonyi? Oya ni abantu nabwiraga. Yego ubwo ugeze ku mwanya wa Mbonyi? Yego reka kugira ngo Imana ibishyigikire mbigenze gutyo. Mwegereje Bibiliya. Yego ko biriya ni ijambo ry'Imana kandi yisabye irakumva. Yego nubwo arishobora nyine nk'uko bitashobora kujya ku ijana ariko imusungo ukagabanuka. Yego Mbonyi mwiza nkunda kandi mpuza ku mutima, aho uri hose ubyumve ngo hayi message. Ndagukunda kandi nzagukunda kugeza paka mpfuye. Uko byagenda kose, amahwa nzacamo, ibitovu nzacamo, amazi nzacamo, wumve ko njyewe nzagukunda paka. Sinzatinya, nta kibi na kimwe nzatinya. Iyi message ikugereho wumve ko ari njyewe Delphine Ingabire. Mu byifuzo byanjye n'ibyumviro byanjye ndashaka ko umbera papa w'abana banjye. Imana ibidufashijemo. Amagambo y'abantu sinshaka kuyumva, nkeneye ko ari we wansubiza umutima wanjye ukaruhuka. Mbonyi mbabarira unyumve ndakwinginze. Mbabarira unyumve Mbonyi, mbabarira uze kunsubiza kuko abantu bamereye nabi. Mbonyi mbabarira. Mbonyi ni we nkeneye ko wansubiza umutima wanjye ukaruhuka. Amagambo y'abantu agashira ivuga, nkeneye kubona byonyine ubundi umutima wanjye ugatuza. Mbonyi Imana ibane nawe nk'ibisanzwe, Uwiteka kugenderere, agusange, agusure, Imana ibigufashemo kandi nizeye ko uzansubiza vuba bidatinze. Mbonyi ibyo ubona byose kuri njye ntabwo ari burage cyangwa puranke nk'uko babivuga, ndi seriye. Nguhaye message ikugereho, basi uzansubize. Murakoze cyane. Israel Mbonyi akumve kandi yumve ibyo uvuga nk'uko uri kubivuga, ko ubivuga uri seriye utari gutwika. Ariko nanone ndagaruka ku magambo yawe ubwawe wivugiye, uragira uti Mbonyi icyo shaka ni ukukubona gusa. Kakanya ukura kwawe na Mbonyi byonyine, icyo cyahita kikunyura? Urumva hari abavuga ngo ushobora kuba ari ibindi bindi. Yego ariko bura twahuye twaganira nk'inshuti ntabirenze. Niyo yaba ari aho hirya yicaye hirya nanjye nicaye aha, reka ko twaganira akakwihera ifoto, nabyo byaba bihagije. icyo cyaba kibaye. Ni twaganira twahuye nta kibazo. Ntabwo waba ugitekereje kwiyahura uhuye na Mbonyi? Oya ntabwo nabitekereza. Mbonyi tabara umuntu atava mu isi y'abazima kubera wowe kandi guhura gusa
ntacyo bitwaye. Ndumva njye ntacyo bitwaye. Rero ndagira ngo tuze kuganira ikindi kintu, tuze no kugenda tugera ku musozo. Bamwe bati mu gihe mwino minsi uri trendi, inkuru zawe yaba ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi utuvideo twawe turi kugenda dusirikira uvuga ko ukunda Mbonye, nawe ufatiyeho utangiye kwirekurira ibihangano byawe. Ati iyi ni puranka, nawe urashaka kwinjirira mu mihanda, ubanza ufata abantu ukomeze n'ubundi wibere umuhanzi. Kuko n'uyu munsi turi gukora ikiganiro nabonye ko wamaze gushyira indirimbo hanze na nziza cyane bita Umusaraba. Abantu baca ahangaha ku rugendo baze no gukandaho bayirebe, nabonye ari indirimbo nziza. Mbasubiza kuvuga ngo YouTube channel yanjye maze imyaka 9. Yego bajyeho barebe Delphine Official cyangwa Miss Mbonyi, barasanga YouTube channel yanjye maze imyaka 9. N'ubundi nararamyaga ngahimbaza Imana. Yego iyo bita ushobora byose. Hari nubwo naririmbye nzamubona, mvuga ni Mbonyi wanjye nzamubona. Bambaza ngo ninde nzabona, Mbonyi nzabona navugaga. Mbasubiza bambazaga ngo ino ndirimbo yitwa Nzamubona ninde wavugaga. Yego ni Mbonyi navugaga. Hari n'indi nita ni nyinshi cyane kuko zimaze kuba 7. Yego ariko nanone iyo myaka 9 nkuko wambwiye ko indirimbo ya mbere wakunze cyangwa se wakunze Israel Mbonyi bwa mbere kuri wowe 2016, ni nayo aka kanya iyo myaka 9 irashize. Ntabwo byaba bihura no kuba warapanze ukavuga uti reka ntwikire kuri Mbonyi ariko nanjye ngira utuntu ngenda nikurira gake gake. Oya kuko muri make urumva Yego tugira imihamagaro. Kandi Imana iguhamagaye uritaba. Hari n'izindi mfite ziri mu ikaye. Yego urumva nanjye nkibona kuntu Israel Mbonyi aririmba, nanjye nahise numva nshatse gukorera Imana. Yego kuvuga ni basi ninkorera Imana, nkasenga mvuga ni n'umugabo wanjye Imana izamo umugabo ukorera Imana. Mperaho rero nkajya nirirwa mu makaye nkiyandikira ibiki nkasoma ijambo ry'Imana. Yego kuko mfite n'indirimbo ivuga ngo ushobora byose Mana nta kikunanira. Ubwo rero niho nahereye. Abantu bavuga ngo nugutwikira kuri we ngira ngo nzamuke, oya ntago ariyo gahunda. Ahubwo ya ndirimbo Umusaraba kuyishyira hanze nuko nabonaga abantu banyatatse cyane, nkavuga nibyo ndi gucamo byose nzi neza ko ndi kumwe n'Imana. Niragije Imana. Yego niyo mpamvu nayishyize hanze. Abantu batangira kuvuga ngo nabwo ngo nugutwika, mpita nkorera ndirimbo ivuga ngo ndagukunda Mbonyi. Kugira ngo njye mbicishe mu ndirimbo kuko abantu bari bamaze kunyataka bansereza cyane. Ndavuga ni basi kugira ngo babone ko ibintu ndi kuvuga ari bya reseriye atari ibintu bya mpuranka, bicisha mu ndirimbo. Mbonyi ndagukunda kandi ndagushaka, nyumva ndakwinginze, nzakubaha kandi nzakubahisha. Icyo gitero kirimo. Yego tugana ku musozo, nakeka message yo Mbonyi wamaze kuyimugenera, ariko nanone ndagira ngo uze kumbwira utuntu duke cyane, ubanze ugira akaririmbo ka Mbonyi ndirimbira. Mbonyi sinkubajije muzawe kuzawe zo ndabizi kuzizi. Twicaraga ku migezi tukarira twibutse iwacu, igicaniro cye. Twicaraga ku migezi tukarira twibutse iwacu. Yego tubazo nka 3 kugira ngo twisoreze. Mbonyi wumva uzashaka umugabo? Imana nibimfashamo nzamushaka. Imana nibimfashamo kanshyigikira nzamushaka. Yego reka twisoreze, reka ngushimire kandi ariko nyine yego
aho ngaho nyine nataba mbonye aho nzashaka. wifungiye inzira kandi oya kera hose bariye kera hose ntaravuga bariye yego wowe nambonye wamuririmbira uti wari urihe akaririmbo kanone ndavuga bariya bandi uvuze ngo nakuba nandi kwisibira inzira imbere yose ntaravuga ko nakunze umuntu yego ega barabimbaza bariye. urabakatereka nkushimire kubw'umwanya wawe kubwo kwitanga kwawe ukaza ahangaha kuko waruvuye mu kazi kenshi nyuma yo kuva gusenga wabwiye ko wabanje no kunyura kuri shop iwawe ugira bimwe na bimwe ugenda kwitaho ariko uravuga uti ntago wasoza icyumweru tutaganiriye kuko ejo ni kuwa mbere tuba twinjiye mu misi yo gukora. Reka nkushimira ariko nanone mbwira abantu ngo bagende banagukurikirane kuri channel yawe Adelphine cyangwa se Miss Mbonyi. Yego. Rakoze cyane. Murakoze cyane. Mariza. Bounce.